intarumikwa mwiza ufite imico myiza kandi yirirwa abona urwana, yirirwa abona ukora ibintu biteye isoni, yirirwa abona atazi ukuntu umeze, yarangiza akavuga ati ye baba we ngewe kugira ngo mbe nka papa nabyihorera. Izo ni ingero zose tugenda dufata, tugenda tureba hirya no hino mu bo tubana cyangwa aho tugenda, bigatuma tubona uburyo abana bafata imico bakura ku babyeyi. Nk'urugero hari umwana, turabasuhuje mwese abadukurikira kuri kamera za Evangélisez le Monde. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Mwaramutse mute, mwiriwe mute, mwaraye mute bitewe n'aho muherereye, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo mu migabane itandukanye igize iyi si dutuye, mumeze mute? Nizeye ko mukomeye mu mitima yanyu. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Sigaye nkunda kwivugira ngo Yesu ashimwe kuba mwemera. Harya muri rwa rurimi rw'abasilamu baravuga ngo assalamu alaikum. Ntabwo rero ngewe nzi cyaraba ariko ndashaka kukiga kugira ngo njye nsuzanya mu nsuzanyo zose. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Rero uyu ni umwanya mwiza wa cya kiganiro cyacu dukunda cyane cy'umuryango n'isi ya none. Ni Mama Queen. Ni Mama Queen, umubyeyi tuyishimire Vestina, akaba ariwe mukunda kubana muri iki kiganiro. Mumeze mute mu mitima yanyu rero? Mumeze mute mu miryango? Abagore mumeze mute? Abagabo mumeze mute? Abana bacu imbuto zinda nk'uko Bibiliya imbwira, umugisha Imana itanga, bameze bate? Imfura zacu, ubuheta, ubuheture, abuzukuruza, nta bakigira ba minani hari ibyo ari byo byose, nta bakigira ba macumi na ba misago. Ndatekereza muri iki gihe ntago bikigeraho, ariko hari abakuru bitwa ko mumeze mute rero. Imana rero nibahe umugisha mwinshi, muhahe muronke, mugwize, mutunganirwe kugira ngo murambe. Uyu ni umwanya mwiza wo kuganira ku bintu bitandukanye byo mu muryango, ariko uyu munsi turi mu bihe abana bacu baje mu biruhuko, turi mu bihe abana ari abo mu mashuri makuru, ari abo mu maprimeri bari mu biruhuko. Hari abakoze ibizami bya leta ba primeri, hari abarimo kubyitegura. Ni ukuri abo bose ni urubyaro rwacu kandi turashimira Imana ko yabarinze, turashimira Imana ko yabanye nabo, turashimira Imana ko yabahaye uburyo bwo kwiga. Iyo umwana avuye mu ishuri akaza amahoro, ukabona arongeye aragiye muri vacances, ukabona ibyo umugaburira, ukabona uburyo abaho neza, yasubirayo ukabona school fees, ukabona uburyo agenda ameze neza, ibikenewe yabibonye. Nibyo gushimira Imana. Babyeyi inshuti zanjye, turashima Imana ko yahahagaze kandi ikabafasha bakiga. Haba hari imbogamizi nyinshi, njya nkunda kwivugira ni hari ibiba bihiga ubugingo n'umubiri, ntabwo bituza ku rubyaro twabyaye. Iyo bagiye umubyeyi asigara afashe iry'iburyo akavuga ati Imana izandindira umwana. Hari abagenda bakagerayo kwiga bikanga kubera uburwayi, hari abo byanga kubera mu mutwe, hari abo byanga kubera school fees, hari abapfusha, mbese biba bitandukanye. Ariko mwa babyeyi mwe, Imana yarakoze, abo yabashije kugarurira abana amahoro, nibihererwa icyubahiro. Aka kanya keza mu kiganiro rero tugiye kugirana, ndagira ngo mbabwire ngo tugiye kuvugana ukuntu abana bacu badukeneye mu gihe gisa nk'iki ngiki. Tuzi ababyeyi ukuntu tujya dutakaza cyangwa dutanga ibintu byinshi ku bana mu gihe bari ku mashuri. Noneho ugasanga igihe bari ku mashuri ababyeyi basa nkaho batuje, kuko abana baba bafite ibibokipa, baba bafite ibibahuza. Ku mashuri ari abiga bataha mu gitondo barabyuka bakajya ku mashuri, bakirirwayo bakaza nimugoroba. Abiga mu mashuri babamo, iyo abana bari ku mashuri ababyeyi baba basa nk'abatekanye, kuko abana baba bari kumwe n'abarezi babo n'abandi babitaho. Ariko igihe kigeze ibiruhuko bikagera abana bakagaruka, baba bagarutse mu nshingano zacu, baba bagarutse muri rwa rugo umugore abyuka agenda, baba bagarutse muri rwa rugo umugabo abyuka agenda, hahandi tuba tubyuka tujya mu mirimo itandukanye kugira ngo tubone uko babaho. Ariko kandi tubyita ko baba baje mu biruhuko. Ese mu biruhuko abana badukeneraho iki? Twebwe tubakeneraho iki? Ese ni gute twatwara abana mu biruhuko n'imyifatire yabo kugira ngo hatagira abana bahangirikira? Kuko impamvu muri iki kiganiro cy'umuryango nashatse kuvuga ku bintu by'ibiruhuko by'abana,
n'uburyo babyitwaramo, nuko abana benshi mu biruhuko bahangirikira bamwe na bamwe, abandi akenshi ugasanga abana baje mu biruhuko, igihe cy'ishuri kikazajya kugera abakobwa batwite, kikazajya kugera abandi baragiye gusoroma icyayi, kikazajya kugera abandi baragiye kwikorera amatafari, kikazajya kugera abandi barabaye za mayibobo ishuri bararitorotse. Ibyo byose biva kuki? Biva mu myitwarire bagira muri ibi biruhuko, igihe bavuye ku mashuri bagera no mu rugo bakabura cyitabwaho, bamwe ugasanga bararukiye mu bindi bintu. Abana hari ikiganiro njya nkunda kuvuga, nkavuga ngo twebwe ababyeyi ni twebwe dufite inshingano zo guha abana, nimvuga forume ishusho, yes, nitwe dufite inshingano zo guha ishusho umwana. Nubwo umwana ashobora gukura wenda akananirana bitewe n'imico agenda atoragura hirya no hino, ariko baravuga ngo ugorora igiti akigorora kikiri gitoya. Umwana akiri mu nshingano zawe, hahandi umugaburira, umuryamisha, umwambika, burya aba agifite n'akantu ko kuba wavuga akakumva, ukagira inama wamugira akazumva, nubwo hari ibindi atoragura hanze ariko akakibyeyi ntabwo kabura. Iyo kabuze rero baravuga ngo akaburiye mu isiza ntikaboneka mu isakara. Iyo umwana aje mu biruhuko yamara kuza akabura kwitabwaho n'ababyeyi, umubyeyi akabyuka yigendera mu gitondo saa 12 akagenda, akagaruka saa 2 saa 3 z'ijoro, umwana akirirwa mu rugo, akirirwana n'umukozi, cyangwa se n'abadafite abakozi abana bakirirwa mu rugo, umwana yigenga, umwana akora ibyo ashaka. Icyo gihe nta kindi kintu umwana azakura muri ya vakansi, azakuramo indi mico itari myiza. Niho abana binjira mu buraya bamwe na bamwe, niho abana binjira mu biyobyabwenge, bakanywa ibiyobyabwenge batabinywaga kubera agakungu gatandukanye kuko badafite gikurikirana. Niho abana bigira kujya ku mateleviziyo, umwana agahera mu gitondo yicaye kuri televiziyo areba amashusho y'urukozasoni, areba amafilime adafite icyo amaze, ugasanga umwana ararukiye mu bintu bitandukanye, kandi kubera ko nta cyitabwaho yagize, nta mwanya w'ababyeyi. Nkabwira ababyeyi nti mbese murabizi ko abana badukeneye? Barabizi, ariko hari ukuntu n'umwanya ujya ubura. Ariko se nakora iki? Njyewe ubivuga mfite abana biga baza mu biruhuko nanjye bankeneye. Ese ni gute njyewe nawe dushobora guhuza umwanya w'akazi kacu dukora cyangwa ibindi bintu tubamo tukabihuza n'ubuzima bw'urugo rwacu, kugira ngo abana bacu bakure mu biganza byacu? Niba umubumbyi w'ibibumbano ajya abasha kubumba, akabumba ibibindi, akabumba amavaze, akabumba utuntu dutandukanye, buri kantu kose ajya kukabumba yagatekerejeho kandi akagaha forume ashaka bitewe n'aho azi kazaterekwa, akagasiga irange, akagatekerezaho. Uko uwo mubumbyi abigenza ari mu nganzo arimo abumba, niko natwe ababyeyi dufite ububasha n'ubushobozi Imana yashyize muri twebwe bwo kugira icyo twamara ku rubyaro rwacu. Bibiliya yarambwiye ngo turi abanyabwenge cyane abantu. Umwana wacu yadusabye ifi ntabwo tumuha inzoka, kandi yadusabye umugati ngo ntabwo tumuha ibuye. Yes, nuko nyine yadusabye igi, umuhigi nyine icyo agusabye nicyo umuha. Rero uko tuzi gukorera abana bacu ibyiza, niko tukwiye no kubategura bakazavamo abantu b'abagabo. Ntabwo hari abantu bagira ingeso bakavuga bati apo azirere nanjye narireze, twebwe se twitaweho nande, twebwe se bitwabihawe nande, twebwe mbese ugashaka kurerera urubyaro rwawe ukurikije amateka yawe wabayemo. Reka nkubwire, ntabwo kuba waragize ubuzima bubi uwo mwana ushaka kwaba muri ubwo buzima ntabwo yarabikwiye, kandi waragize amahirwe yo kubaho neza. Niba warabaye mu buzima bukakaye ukaba uyu munsi ufite amahirwe yo kuba umwana we yabaho neza, bikore. Umuhinzi w'urutoki nabonye iyo agiye guhinga arabanza agacukura, agashyiramo ifumbire, yamara gutera insina akazanasasira. Iyo uteye insina mu butaka bubi ntabwo iguha igitoki cyiza, ariko iyo uteye insina mu butaka bwiza ukayifumbira, ukayimenya, ukayikorera isuku, iguha igitoki cyiza. Baravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Urubyaro rwacu Bibiliya yarambwiye ngo abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, ngo umugisha, ngo niwo mugisha Uwiteka atanga, ngo ni umugisha w'inda.
ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye. Imana yacu nishimwe. Hahirwa ufite ikirimba cyuzuye abana, hahirwa ufite urugo rurimo abana, hahirwa ufite urugo rutambamo urubyaro, ibitambambuga afite. Mbese ubundi bajyaga bavuga ko abana ari amaboko, ari imbaraga. Ntago abana baba imbaraga zawe rero nawe utabateguye. Icyo niko kuri nkubwira. Njyewe nawe nk'ababyeyi dufite inshingano nyinshi muri iki gihe cya none. Iyo tuvuga muri iki kiganiro ngo isi ya none tukagihuza n'umuryango, umuryango n'isi ya none, bishatse kuvuga iki? Bivuga ngo iyi si yaradukaranze, iyi si yaraducanze. Hari umugabo wajyaga yivugira ati ku mubumbe, uyu mubumbe urikaraga, uyu mubumbe ni danje, uyu mubumbe ni danje. Biragenda bihindagurika uko bwije n'uko bukeye. Haragenda haza version z'ibintu bitandukanye. Abakera ntabwo nzi uko babagaho kuko sindi wa kera cyane, ariko kandi iyo ndeba ibiriho none ntekereza ko kera atari ko byari bimeze. Iyo ntekereje kuri generasiyo yanjye ngatekereza n'iy'uno munsi, nsanga Mana yanjye hari ukuntu harimo akantu gatandukanye. Uyu munsi wa none rero iratwaza abantu igitugu. Noneho abitwa ko basenga, abitwa ko bajya mu nzu y'Imana, ibintu umuntu atabirebye neza ngo ahagarare kigabo. Ntabwo iyi si yoroshye, irimo amayeri menshi, irimo amayeri menshi. Abakozi bakorera Satani ni benshi. Uko abakorera Imana baticaye niko n'abakorera Satani baticaye. Ni ubwami bubiri buhanganye kandi bushaka abayoboke. Hari ijambo nasomye rivuga ngo nuko ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Umwana bavugaga ni Yesu Kristo, niwe bavugaga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Ariko reka mbigarure mu buzima busanzwe. Iyo ugiriwe amahirwe ukaba ufite umwana, reka nkubwize ukuri, bantu mwubatse ingo, bantu mwashatse, umwana ni ikintu cy'agaciro gikomeye cyo kwitabwaho. Kuko njya nkunda kwivugira ngo urugo rwiza, amatungo, imitungo, ibindi bintu byinshi bitandukanye umubyeyi yabiguha, inshuti n'umuvandimwe babiguha, ariko umugore mwiza umuragwa n'Uwiteka. Noneho uwo mugore iyo ugize amahirwe akaba mwiza, ubwiza mvuga si ubw'inyuma, ubwiza mvuga n'ubw'umutima, ubwiza mvuga n'ubwo kubaka. Uwo mugore mwiza yagera mu rugo, Uwiteka akabatera iteka mukibaruka, biba umugisha kurushaho. Ariko iyo ugize urugo ntubyare, ni igikomere umuntu apfana. Kuko si ikintu ushobora kugura muri botike. Nta hantu ushobora kujya muri supermarket ngo usange harimo abana ngo ugende ugura ukurikije igiciro. Vuga uti umwirabura nangahe, umuzungu nangahe, umumetisi nangahe, umushinwa nangahe, umunyarwanda nangahe, umunyamerika nangahe. Oya, oya, oya. Kubyara ni umugisha Imana itanga. Hata utazanavaho ubona ugatwita umwana wa mbere ukamubyara, ugatwita uwa kabiri ukamubyara, ugatwita uwa gatatu ukagira ngo ni ibisanzwe. Nshuti yanjye, ntabwo ari ibisanzwe, ni favor y'Imana, ni ubuntu Imana ikugiriye. Igutiza kubona ku mbuto z'inda, igutiza kubona ku mwandu w'Uwiteka, igutiza kubona wibaruka. Njya nkunda kubwira abamama ngo iyo twebwe tutagirirwa imbabazi n'Uwiteka, ubundi kubyara twakagombye kujya tubyara tugapfa. Wakwibaruka umwana wowe ugahita upfa, kuko kubyara mbyita kuzuka. Iyo umuntu yabyaye aba yazutse. Uzi kubyara ugatwita ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, 9 rigashira ukabyara umwana, ukabyara ikintu kigenda kinyeganyeza gisa nawe ukaguma ukabaho. 1, 2, 3 abana bari aho ngaho, forume yawe, bazi ubwenge, bafite basa nawe ukiriho, nabo bakazabyara nawe ukiriho. Ni umugisha ukomeye uteye ubwoba. Rero utazabona ubyara ngo ugire ngo hari icyo urusha abandi bababuze. Oya, ahubwo uwo mugisha wahawe w'ubungabunge. Toza umwana inzira yo gucamo akiri mutoya, azarinda asaza akiyirimo. Njya nkunda kwisekereza abamama, ababyeyi, abagore, ariko abo mvuga ni abagore nyine babandi batwise bakabyara bakajya kwa muganga. Njya nkunda kubasetsa nkababwira ni iyo turi kwa muganga twagiye kubyara, hari ibintu ubona bikagucanga, cyane cyane ku bana babyara ari ubwa mbere, nk'umumama ugiye kubyara ari ubwa mbere. Hari ukuntu ugera kwa muganga
ukagenda kubera kenshi ntubuzi n'ibiba ntabwo ubuzi n'ibyo ari byo. Igise kiragukubita ukumva hari ikindi utegereje kuko tuba twarahawe amakuru y'uko bibabaza, ukumva utegereje ikirenzeho, uhora utegereje ikirenzeho. Ariko iyo ugezeyo ukajya bahita mu rwererero aho ababyeyi bari bategereje kubyara, haba harimo ababyeyi barenze umwe, haba hari benshi bitewe n'ubushobozi bw'ivuriro. Iyo murimo nkurikije ukuntu kubyara bibabaza n'uburyo nabonye abamama bababara, ubundi umuntu yakabyaye umwana umwe ku nshuro ya mbere kuko aba atazi ko bigenda, amaze kubyumva ntekereza ko ntawakongeye. Ariko umuntu akabyara rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, inshuro 10, 11 na 2, hari n'ababyara 13, kandi akibabara kwa kundi. Kwa muganga iyo uriyo abantu bagezeyo murabizi, umuntu umwe abatera indirimbo itagira inyikirizo, undi atera inyikirizo, umwe aririmba mu rurimi rw'undi aririmba mu rwe. Reka mbabwize ukuri, ni mukarasisi, ni mu ntambara ibikomeye. Hari ahantu ni ahantu haba hatoroshye, ni ahantu njya mbwira Imana nkavuga Imana warakoze, kuko ni ahantu iyo basenga bakavuga ngo Mana warakoze gutabara uyu mubyeyi mu mababaro wo kubyara. Mbyumva cyane kuko ni ahantu iyo ubonye uvuye y'amahoro ukabona ufite umwana muzima, ukabona nawe uri muzima, waba wabyaye neza baba bakubaze, ni ikintu kiba gikomeye, n'ishimwe rikomeye Imana iba yakoze ibikomeye. Hari ahantu ni ahantu nagiye ngenda umumama, ni ahantu nabonye nta n'umwe witaye ku wundi, buri wese aba yivugira ibye, buri wese aba ari mu mubabaro we, buri wese aba ameze ukwe, nta kindi tuba dutegereje. Ni uyu mwanda undiho mbabwira, ni aba bana ndimo mvuga baje mu biruhuko. Hanyuma wowe ugira amahirwe ukamukurayo bwa mbere ukamukurayo bwa kabiri, ntuzagire ngo nuko urusha abandi gusenga, ntuzagire ngo nuko ari umurage iwanyu bakuraze. Njya nkunda kwivugira, n'ababyeyi baraturaga bakaduha amasambu, bakaduha ibindi bintu, bakajya kwa noteri bakanotifiya, bakemeza ko ibyo bintu tubihawe, ntihagire ubidukuraho. Ariko ntaho nigeze mbona umubyeyi asinyira umuntu akakubwira ati mwana wanjye kubera urukundo ngukunda nguhaye kari agashyamba kari mu kibaya, nkugerekeyeho iriya nka, nkugerekeyeho iriya nzu iri mu gasantere, kandi ariko ikiruta nkugerekeyeho uriya musore uri muri beneri, nkugerekeyeho uriya mugore ukorera muri sako runaka, n'urugero. Oya, nkugerekeyeho kandi kuzabyara abahungu n'abakobwa. Icyo kintu ntabwo kibaho. Umugabo uramwishakira cyangwa umugore, abana Imana ikabibihera, ariko mu bintu ababyeyi baturaga ibyo bintu ntabwo birimo. Iyo ugira umugisha ugasohoka kwa muganga rero ufite agahinja kawe gahumeka, umubyeyi akavamo ari muzima, ni ishimwe rikomeye. Nabonye abasohokamo impinja zirira zabuze ba nyina, bagasohora uruhinja barutahana, nyina ajya muri moruge, bakazashyingura nyina, umwana atazi iriva n'irizima. Umwana akazajya kumenya ubwenge bamubwira ati mama yapfuye akubyara. Cyangwa se ugasanga umubyeyi asohotse mu bitaro aratashye, agahinja akajya muri moruge, cyangwa se bakajyana kugashyingura. Umubyeyi agaheruka uwo munsi gusa yumva ngo yabyaye, akagenda agangana n'amashereka. Ibyo mbivugiye iki? Mbivugiye ko twebwe ababyeyi tugomba kumenya agaciro k'urubyaro twahawe, amaraso twamennye. Abagore cyane cyane turi abantu b'ingenzi, nimvuga gutyo mu mbabarire si ukwima agaciro abagabo bacu turabubaha, turabakunda, ariko umubyeyi w'umumama mwubaha cyane, kuko nubwo ndiwe ariko nubaha mama cyane kuko narabyaye ndabyumva. Umubyeyi w'umugore ufite inshingano nyinshi ku mwana, nitwe tumarana umwanya munini n'abana, nitwe dufite inshingano zo kuganira nabo kenshi, kuko nitwe tubana nabo kenshi. Nubwo isi yaducanze tuba turi mu mirimo itandukanye, ariko umubyeyi w'umugore ibuka ko ari we muntu wa mbere ubanza kugira ikintu cyose cyitwa kumena amaraso. Niwe muntu umena amaraso kugira ngo umuntu abeho. Nta mugore muzamunshakire mumumbwire, nta mugore n'umwe nigeze numva ushobora kubyara uburyo ubwo ari bwo bwose yabyaramo. Ububaho bwose nzi bubiri, wenda ashobora kuba haraje n'ubundi bugezweho, ariko ibyo ari byo byose bugezweho si ubunubuye bundi. Hari ukubyara bisanzwe batakubaze, hari no kubyara bakubaze. Ibyo byombi bituma amaraso yawe ameneka ukanakomereka. Ubwo bubabare rero
bwakagombye gutuma wumva agaciro k'umwana wawe. Niba hari ubundi bugezweho ntago mbuzi, wenda ababuzi bandusha, bw'uburyo umuntu ashobora kubyaramo, ariko ubwo niyiziye ngewe n'ubwo mu bushobozi bw'ubwenge bwanjye mfite, ubwo mbasha kubona hafi n'ubwo. Ariko ibyo byose biba kugira ngo ubone umwana, ukemera ukabagwa bakagusatura, ukava amaraso, ukarwara igikomere, ukagira ubumuga, bagakuramo umwana. Warangiza uwo mwana ukamufata nabi, warangiza uwo mwana ntutekereze ko ari uzagucungura ejo hazaza, warangiza uwo mwana ukamwima agaciro, warangiza uwo mwana akakubana amayibobo ntacyo wabuze, warangiza uwo mwana akakubana ikirara ntacyo wabuze. Mu by'ukuri uruhare rwacu ababyeyi rurakenewe, ab'abagabo murakenewe, ab'abagore murakenewe, kugira ngo urubyaro rwacu rugire agaciro, kugira ngo urubyaro rwacu rukure rumeze neza. Wakwibaza ngo mbese aba bana baje mu biruhuko ndabafasha nte, ndabakorera iki, barabaho bate? Hari ababyeyi tujya tugana akavuga ati noneho baje mu biruhuko situbakira bararya iki, noneho ndabashyira hehe, kwikaritsiye ntuye ntabwo bikunda, barabaroga, akavuyo, ibigare, mbese ababyeyi baba bahagaritse umutima kubw'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ndaguhumuriza nkubwira ngo ninjye nawe dufite ububasha n'ubushobozi bwo kuba twakwita ku bana bacu. Hari ukuntu umubyeyi abyuka mu gitondo akajya mu kazi, akirirwaho, akagaruka nijoro asanga abana baryamye cyangwa bakiri naho, akaba arushye adafite umwanya wo kuganira nabo. Reka nkubwire, shaka umwanya wo kuganira n'abana, habe muri wikendi, habe nijoro, ufata isaha imwe, habe umunsi umwe runaka, uvuga uti ndaganira nawe, ubabaza amakuru, uko dusharinga nabo ibitekerezo, uko tugerageza gusangira ibitekerezo, ibyiyumviro byabo tukabyumva, nabo bakumva ibyacu, barushaho kumenya icyanga cy'ababyeyi, nawe ukamenya uko umwana wawe ahagaze. Kuko hari amakuru amwe duhabwa n'uko twabanye nabo. Iyo utari kumwe nabo ngo wumve icyo bavuga, wumve imitekerereze yabo, bajya kukuvugisha ukikawusha ukabereka ko utanabitayeho, icyo gihe umwana arema indi mitwe, arema ubundi buryo bwo kugira ngo ajye yishakira ibisubizo by'ibyo yaragukeneyeho. Ninjye nawe dufite inshingano zo kwita kuri uru rubyaro rwacu ruje mu biruhuko. Nitwe dufite inshingano zo kurinda abana bacu kuba amayibobo, nitwe dufite inshingano zo kurinda abana bacu kugira ngo bataba bodi, baticara mu rugo ngo bibarambire, nitwe dufite inshingano zo kugira ngo abana bacu bamenye ibyo bakurikira kuri televiziyo bibafitiye umumaro, bareke ibitabafitiye umumaro. Nitwe dufite inshingano zikomeye zo kumenya urubyaro rwacu rukeneye iki mu buzima bwarwo, kubaganiriza, kubitaho, cyane cyane abana bo muri primaire kuva ku myaka nibura cyane cyane kuva ku 8 kujyana hejuru. N'abana baba batangiye guhumuka ku maso, baba batangiye gutekereza, baba bafite amatsiko y'ibintu byinshi, baba bakeneye kubwirwa kanaka. Ese wa mubyeyi inshuti yanjye, hari ababyeyi baturuta, hari abo tungana, hari n'abari munsi yacu. Abo bose turi ababyeyi, kuko iyo wabyaye ufite umwana ukwitirirwa wawe uba warabyaye. Hari akanya ujya ufata ukagahereza umwana, cyangwa no kurindira ku cyumweru babwira uti mukarabe tugende gusenga, ubashyira mu modoka, cyangwa ubategera mugenda mukajya gusenga muvayo mugaruka, akaba ibyo gusa. Hari umwanya ujya ufata ukiherera n'umwana wawe, mukaganira, akakubwira amabanga ye, akakugisha inama. Cyane cyane aba barimo bagimbuka, abasore batoya, abakobwa batoya, abana batoya, abana bose aba abakobwa n'abahungu bari mu kigero cyo kuva ku myaka nka 12 kugeza muri 16. Abo bana n'abana bo kwitonderwa, kuko amakuru bakurura hanze iyo batagize ikintu umubyeyi ababwiraho ngo agire ukuntu abigisha, agire ukuntu abaganiriza, amakuru bakuye hanze bayabika muri bo, kandi akabangiriza rimwe na rimwe kubera yuko nta kuri kwayo baba bayafiteho. Rero ngewe nk'umubyeyi nicaye muri iki kiganiro kuri Evangélisez, harushaho kwibaza akavuga ati mama Queen kuki akunda kuvuga biriya bintu, kuki atadusomera Bibiliya, kuki atagira gute? Bibiliya turayisoma, nibyo tugomba kuyisoma, kandi ni imwe mu ntego zivuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyura akiri muto, azarinda kura akirimo. Kuko no muri Bibiliya dusoma harimo ingero z'abana bagiye bakura baza kuba abantu b'ibikomerezwa, baba abantu b'ibihangange, ariko kandi bavuye
ku biganza by'ababyeyi. Harimo abana benshi, harimo nk'umwana Yosefu, harimo nk'umwana Dawidi, harimo abana umwana Samweli, harimo abana benshi, umwana Samusoni, harimo abana benshi. Abo bana harimo ba Yabesi, harimo ba Gidiyoni, harimo abana benshi. Navuga benshi nawuza abandi, bari abami bose bajya batubwira, ba Salomo, bari bose babaye abana. Abo tubavuga rero nk'abasogokuruza bacu batambutse babayeho mu gihe cyabo, abana ba Mose. Iyo twigisha abana tubabwira udukuru twa Mose, tukababwira ku kana Yezu, tukababwira abo bose babaye abana. Ariko nubwo babaye abana, uyu munsi dufite abana tutangaho ingero bacu tuzi, tukavuga tuti umwana no kwa runaka ndamuzi, ukamutangira urugero kuva mu bwana bwe butoya gushyika abaye umugabo. Tujya twumva abantu batanga ubuhamya mu bukwe, umuntu yarongoye cyangwa yarongowe, akavuga ati uyu mwana yitondaga n'uwo kwa runaka kuva mumenye ibi n'ibi, akamutondora. Akavuga ati yarabikwiye, yarakwiye umugore mwiza nk'uyu, yarakwiye umusore mwiza nk'uyu. Ariko ayo ni amagambo y'abantu. Wowe nk'umubyeyi ni wowe ubuze ukuri, ni wowe uba ufite icyo wakavuze cyane kuruta abo bo hanze. Rero dufite inshingano ku bahungu bacu, dufite inshingano ku bakobwa bacu. Ujya utanga umwanya ryari ku mwana, ujya ubitaho ryari, ujya ubaganiriza ryari, ujya ubamara umubabaro w'ibyababaje ryari, ujya umenya ibyo bakeneye ryari, ujya umenya kwarenginga umwanya wabo ngo uwubahe neza, ujya umenya gutondekanya igihe cyawe ngo umenye icyo usigira abana. Abagabo akenshi bifata nk'abantu ibintu byo kurera bitabareba. Umugabo akumva niba yahashye umuceri 25 kiragashyira mu nzu, akazana kawunga, akazana ibyo birayi, amavuta, amata, bikoma agashyiraho, aba yumva umurimo urangiye. Ariko inshuti zanjye ntabwo ari aho birangirira. Umwana aragukeneye ku bitekerezo byawe. Niba uri umugabo ufite abahungu bakeneye kuzaba abapapa beza nkawe ku rwego rwawe. Ariko hari akandi kantu nibutse, uzi gushaka kugira ngo umwana azavemo umugabo we byarakunaniye, uzi gushaka kugira ngo umwana azavemo umugore mwiza we byarakunaniye. Kuki ushaka ko umwana azaba icyo utari cyo? Ugashaka ukumva ko umwana wawe azaba umugore w'igihangange mu rugo, nyine akaba umuntu ukomeye ufite urugo rwiza, kandi we byarakunaniye, kandi imico ifata kuri wowe. Ugashaka ko umwana azaba umugabo w'intarumikwa mwiza ufite imico myiza, kandi yirirwa abona urwana, yirirwa abona ukora ibintu biteye isoni, yirirwa abona atazi ukuntu umeze. Yarangiza akavuga ati ye baba we, ngewe kugira ngo mbe nka papa nabyihorera. Izo ni ingero zose tugenda dufata, tugenda tureba hirya no hino mu bo tubana cyangwa aho tugenda, bigatuma tubona uburyo abana bafata imico bakura ku babyeyi. Nk'urugero, hari umwana wicara akavuga ati ngewe ningira amahirwe Imana izambabarira mu rugo nk'urwa mama, akabivuga atyo kubera ko ababona mama w'uburyo yubatse. Undi akavuga ati Mana yanyu uzambabarire ntuza mu rugo nk'urw'iwacu, kubera azi inzitizi, azi inkundura, azi akavuyo, azi ko iwaba ari mu isibaniro hasi hejuru, papa arinjira nta mwana ukoma, iyo yinjiye n'imbeba yo mu nzira bimenya ikanyegera. Umwana rero ahita avuga ati ngewe Mana y'agakiza kanjye utameze nk'urw'iwacu. Yego, nari ndimo rero nivugira ngo twebwe nitwe dufite kumenya forume y'aba bana, tukabaforuma neza, tukabaforume babyita gushepinga, tukabashepinga bye, tukabaha shepu ya nyayo, tukabaha icyerekezo kizima, tukabereka inzira bakwiye kunyura. Niba waragiriwe umugisha, hari umuririmbyi waririmbye ngo, yaririmbaga ngo ntacyo twatanze ngo dukunde turame, ngo n'abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo. Navuga ngo natwe, wowe ufite urubyaro ntacyo watanze kugira ngo ukunde urugire, ntacyo warushije abandi, kuko n'abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo. Ariko wowe wagize noneho ayo mahirwe, sasa urayakoresha iki? Ni akahe gaciro uyaha abo bana? Ni akahe gaciro ubaha? Urariha amashuri, nibyo bazakuzanira mate bayipfutse,
ariko usange ni umunyabwenge w'imibare ariko w'indaya, usange ni umunyabwenge w'imibare ariko w'umusinzi, usange ni umunyabwenge wa fizike ariko wananiranye utajya uba mu nzu, usange ni umuntu w'igihangange kuri isi ya Nyagasani ariko udafite ikinyabupfura n'uburere. Ibyo byose nta kintu byakumarira, kuba watanga amamiliyoni n'amamiliyoni ukayatanga ku muntu utazagira icyo akumarira. Inshuti zanjye babyeyi, ni ukuri ndabakangura kugira ngo icya mbere cyo tubanze tumenye ko twe ba nyirabayazana bo kuba twateza ibibazo mu bana, kandi tumara kubimenya tukabisobanukirwa turasanga ari natwe ba nyirabayazana bo kugira ngo abana bacu babeho neza, bazagire ejo heza. Umwana niba ashaka ikintu utagifite, gira uburyo umusobanurira kandi umubwira uburyo kizabonekamo. Wimwereka ko agusuzuguye, wimwereka yuko agutesheje agaciro cyangwa kwatsa ibya mirenge ngo bitume biba imbarutso y'imirwano. Oya, ntabwo dushaka kumva mu miryango abana bishe ba mama wabo, abana bishe ba papa wabo, ababyeyi bishe abana babo bapfa ibintu runaka. Inshuti zanjye bakundwa bo kuri Evangélisez rero, Imana y'amahoro igume ibashyigikire, ariko inatwigisha ubwenge. Umwanditsi yigeze kwandika ngo twigishe Mana kubara iminsi yacu, ngo uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ndasabira ababyeyi inshuti zanjye, Imana itwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge kandi turerera Imana, dufite abana bakura bashimwa n'Imana n'abantu. Bagabo inshuti zanjye, ndabifuriza kugira ubwenge buturuka ku Mana, butuma umubyeyi ahari umwana bajya birahira bati wamubonye umuhungu wa runaka, wamubonye uriya mukobwa wa runaka, umukobwa wa runaka ashoboye iki. Ibyo byose biva ku babyeyi bareze neza. Ariko ubundi mubona iyo umubyeyi yashingiye, iyo yagize ubukwe, bana mwagira umugisha wo gushyingira, ubona ukuntu biryoha kukwicaza ari umwana kwambika ikamba avuga ati warakoze mubyeyi. Biraryoha, biraryoha, biraryoha iyo wicaye bakwambika ikamba, bakwambika urugori, bagushimira bati mubyeyi warakoze kurera neza. Uba wumva uvuga uti ushimwe Mana ko wanshoboresheje gukora inshingano zanjye. Ni twebwe ba pepenyeri turererwamo. Igihe kigeze rero ibiti byararerewe muri pepenyeri bivamo bikajya guterwa, bigomba guterwa nabyo bikera imbuto zabyo. Ese pepenyeri yawe urereramo irimo amazi? Pepenyeri yawe urereramo irimo ifumbire? Genzura neza, urebe urubyaro rwawe, urebe abakobwa, urebe abahungu. Ibiruhuko byageze, umenye igihe ugenera umwana cyo gukina, umenye igihe cyo gutahira, niba gukeneye akubone. Kandi hari ababyeyi bigira inyamaswa ku bana ku buryo umwana atagutinyuka ngo akubwire ikintu runaka. Ndagusabye inshuti muvandimwe udukurikiye kuri Evangélisez le Monde, kugira ngo amahoro y'Imana aganze mu mitima yanyu kandi arushe gutwaranira no gutwarira mu mitima yanyu, kugira ngo turerere Imana, turerere u Rwanda igihugu cyacu, turerere n'isi, hanyuma tuzatahe mu bwami bw'Imana turi mu babyeyi bareze neza. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Soje mbabwira ngo aha ni kuri Evangélisez le Monde, aha ni mu kiganiro umuryango n'isi ya none, mbabwira ngo twite ku bana bacu baje mu biruhuko, hato tutazashiguka abana bacu bakuyemo ibitari biteganijwe, ejo bagafungura twite, ejo bagafungura yagiye handi hose nagiye mbabwira. Nitwe dufite inshingano nyinshi zo kugira ngo urubyaro rwacu turwiteho, basubire mu masomo bameze neza. Rero nshoje mbabwira ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, tuzirikana urubyaro rwacu, tuzirikana inshingano dufite, dutanga umwanya kuri bo, tubaganiriza, tubitaho, tubakurikirana, tumenya amakuru yabo, turi inshuti zabo bugufi z'urubyaro rwacu. Abagore, abagabo, tuba inshuti z'abana bacu. Umwami Imana nabaha umugisha mwinshi. Nakagaruka kuri Evangélisez le Monde, ikiganiro ni umuryango n'isi ya none. Murakoze cyane.